Ndagusuhuje inshuti mukundwa, amahoro ya Kristo abe kuri wowe. Dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, kigeze ku cyigisho cy'150, gushyingiranwa n'abatizera. Muvandimwe nkunda, namenye iby'umugambi ufite wo gushyingiranwa n'umuntu mudahuje kwizera, kandi nterwa ubwoba nuko utagenzuranye ubushishozi iyi ngingo ikomeye. Mbere yo gutera intambwe izazana ingaruka mu buzima bwawe bwose bwo mu gihe kizaza, ndaguhendahendera kwita kuri iyi ngingo wigengesereye kandi usenga. Mbese aho iyo sano nshya winjiyemo izaba isoko y'umunezero nyakuri? Mbese izagufasha mu buzima bwawe bwa gikristo? Mbese iyo sano izashimisha Imana? Mbese urugero utanze nta makuba arurimo ku buryo n'abandi barukurikiza? Ibipimo by'urukundo. Mbere y'uko urambura ikiganza cye akemera gushyingiranwa, umukobwa wese akwiriye kwibaza niba uwo agiye gufatanywa nawe mu buzima bwe bwose akwiriye kwibaza ati: mbese yaranzwe n'imibereho ki mu gihe cyashize? Mbese imibereho ye iratunganye? Mbese urukundo angaragariza ni urukundo nyarwo kandi rukomeye, cyangwa ni amarangamutima asanzwe? Mbese uwo musore afite imico izashimisha umugore we? Mbese uwo mukobwa azashobora kubonera amahoro n'ibyishimo nyakuri mu rukundo rw'uwo ashaka gushyingiranwa nawe? Mbese uwo mukobwa azakundirwa kugumana uburenganzira bwe bwite bwo gutekereza no gukora, cyangwa se imitekerereze n'amarangamutima we bigomba kugenzurwa no gutegekwa n'umugabo we? Nk'umwigishwa wa Kristo, ntabwo ari we ngo yigenge, kuko yaguzwe igiciro. Mbese ashobora kuba ibyo Umukiza amusaba abirutisha ibindi byose? Mbese umubiri n'ubugingo, intekerezo n'ibyo agambirira bizarindwa bibe bitunganye kandi byera? Ibi bibazo bifite umwanya ukomeye cyane mu mibereho myiza y'umugore wese ushaka kugira uwo bashyingiranwa. Iyobokamana rirakenewe mu muryango, kandi niryo ryonyine rishobora gukumira ibibi bikomeye cyane bikunze gutuma imibereho yo gushyingiranwa isharirira abashyingiranwa. Aho Kristo aganje akahabera umwami, niho honyine hashobora kuba urukundo rwimbitse, urukundo nyakuri kandi rutikanyeza. Ubwo nibwo ubugingo buzomatanywa n'ubundi, kandi abo bombi bashyingiranwe ntibabusanye. Abamarayika b'Imana bazaba abashyitsi muri uwo muryango, kandi mu mwanya wera bazagira wo gusengera hamwe muri uwo mugoroba uzeza icyumba cy'abashakanye. Irari n'iruba bitesha agaciro ntibizahabwa icyicaro. Ibitekerezo bitekerezwa hejuru ku Mana, kandi urukundo rwo mu mutima ruzasesekarwa kuri yo. Ingaruka zo kutumvira. Umutima wifuza cyane gukundwa, ariko uru rukundo ntirukomeye bihagije, ntirutunganye kandi si urw'agaciro bihagije ku buryo rwakuzura mu mwanya w'urukundo rwa Yesu Kristo. Umugore ashobora kubonera ubwenge, imbaraga n'ubuntu mu Mukiza we, gusa ari byo bimushimisha guhangana n'ibimuhagarika umutima, inshingano ndetse n'imibereho byo mu buzima. Akwiriye kugira Kristo imbaraga ze n'umuyobozi we. Mureke umugore yiyegurire Kristo mbere y'uko yiha indi nshuti iyo ari yo yose ku isi, kandi ye kugira isano n'imwe yinjiramo ishobora kubangamira isano afitanye na Kristo. Ababona umunezero nyakuri bagomba kugira umugisha w'ijuru uba kuri ibyo batunze n'ibyo bakora byose. Kutumvira Imana nibyo byuzuza umubabaro ukomeye mu mitima myinshi n'ingo nyinshi. Muvandimwe wanjye, keretse gusa niba ushaka urugo rutazagira rurangwamo umucyo igihe umwijima umuritse, naho ubundi ntuzigera wifatanya n'umwanzi w'Imana. Nk'umuntu witeze kuzahurira n'aya magambo mu rubanza, ndaguhendahendera gutekereza ku ntambwe ushaka gutera. Ibaza uti: mbese umugabo utizera ntazateshura ibitekerezo byanjye kuri Yesu? Mbese aho ntakunda ibinezeza kurusha uko akunda Imana? Mbese aho ntazanshora mu kwishimisha ibishimisha ubwe?
Inzira igana ku bugingo buhoraho irimo ibirushya kandi irakukumuka. Nta gufata undi ndetse n'indi mitwaro wiyongerera igamije gutekereza urugendo rwawe. Ndashaka kukuburira akaga ufite amazi atararenga inkombe. Utege amatwi amagambo aryohereye kandi anejeje, bityo bikagutera kwizera ko ibintu byose bizagenda neza. Nyamara ntabwo usoma impamvu zihishe inyuma y'utwo tugambo turyohereye. Ntabwo ushobora kubona ubugome bwimbitse buhishwe mu mutima. Ntabwo ushobora kureba hirya y'ibibi kandi biba ngo ubashe kumenya imitego Satani ari kugutega ubugingo bwawe. Ashobora kandi ashaka kugushora mu nzira izatuma bimworohera kukurasa imyambi y'ibigeragezo. Ntuzigere umuha urwaho na ruto. Mu gihe Imana igenderera umutima y'abagaragu bayo, Satani nawe akorera mu batumvira. Nta mushyikirano uba hagati ya Kristo na Bayali. Aba bombi ntibashobora kumvikana. Kwifatanya n'utizera ni ukwishyira ku rubuga rwa Satani. Utera agahinda mwuka w'Imana kandi ukivutsa uburinzi bwayo. Mbese wakihanganira guhangana n'ibyo byago bikugaragaje mu kurwana urugamba rw'ubugingo buhoraho? Amasezerano yishwe. Ushobora kuvuga uti, nyamara rero namaze gutanga isezerano, none se nshobora kwisubira? Ndagusubiza nti, niba waratanze isezerano mu buryo bwanyuranyije n'ibyanditswe byera, kora ibishoboka byose urire kudatindiganyije kandi wicishe bugufi imbere y'Imana, wihane urukundo rw'agahararo rwaguteye gutanga iryo sezerano uhubutse utyo. Kubwo kubaha Imana, ibyiza kuruta ni uko wakica bene iryo sezerano aho kurikomeza ngo bigutere gusuzuguza umuremyi wawe. Ibuka ko ufite ijuru ugomba gutsindira. Kubaha inzira ngari igana ku kurimbuka, ugomba kwirinda icyo Imana ivuze cyo kudasuzugura kandi nicyo kudatindiganyaho rwose. Igihe yabuzaga ababyeyi bacu ya mbere kurya imbuto z'igiti cy'ubwenge, kutumvira kwabo kwakinguye amarembo y'umwanzuro ndetse n'umwuzure w'umuvumba usandara ku isi yose. Nitugenda duteye Imana umugongo, nayo izadutera kandi izatureka. Inzira imwe rukumbi twakurikira ni ukumvira ibyo idusaba byose, tutitaye ku cyo dusaba cyose. Ibyo dusaba byose bishingiye ku rukundo rwayo n'ubwenge bwayo butagerwa. Ni ngombwa kugira imitekerereze itari iya cyane. Ibyiza mu muryango mugari w'abantu, kimwe n'inyungu ihanitse abanyeshuri bagira, bisaba ko ubwabo itaratera imbere ngo babe bicaye cyangwa baraciye akenge mu mitekerereze yabo, ndetse n'igihe batitabwaho n'ababyeyi kandi ngo babayobore. Abashaka gukingira urubyiruko ngo rutangwa mu bishuko kandi gushaka kurutegurira kuzaba ingirakamaro mu buzima, baba bakora umurimo mwiza. Dushimishwa no kubona mu kigo icyo ari cyo cyose cy'uburezi harimo kuzirikana akamaro ko kwifata uko bikwiriye ndetse n'ikinyabupfura ku rubyiruko. Ndasaba ngo umuhati w'abarezi nkawo uzagere ku ntsinzi. Ubuntu n'amahoro biva kuri Kristo Yesu bikomeza kuba kuri wowe none n'iteka ryose. Amen.